Guys, murekera aho ngaho rwose. Aho ntabwo murarwana. Ninga takirwana koko. Ni ukuri mu bihagarike pe. Ibyo murana birabagiza kuki. Izere. Nawe Yannick. Ibi twese tubirimo. Kandi byadutesheje umutwe man. Niyo mpamvu nari barenganye ko gurya umukoreye aha ngaha. Urumva? Kigo kimani cyo gikoresha ubwenge. Mu nyumve. Bro. Man, reka twicare dutuze duhuriza hamwe ibitekerezo man. Turi cyo gukora. Sibyo? Uze twicare dushyize neza dufate umwanzuro mu buzima mwana. Yannick muvandimwe, nawe wizeye mukunzi. Nibyo shaka babwira. Yes. Murabyumva? Uze twicare tubiganira mwana. Nibyo kurwana se watakoze. Rero guys, ndakeka iyo avuze ijambo teamwork mwese mpita mwumva ko gukorera hamwe. Rero muri kano kanya nicyo kintu tugiye gukora. Gusa Shafin, nkurikije ukuntu biriya bigabo byaje mu rugo bikadukanga bitunze imbunda, ukuntu byaturebaga bro, arikanze cyane kabisa, ibintu ubwo mtamana ko ibintu bikomeye. Niyo mpamvu burakari mwabonye mubagurika tu nta kwakira ko bimwe mu bibazo byanyoroheye byahise bituma muri ibintu bitari byo ntanabanje no kubabaza binarangira nabi tu mbonera no kubasaba imbabazi. Gusa hagati aho byo nkuciye n'ibyo niboneye nawe warabibonye, ntabwo ibintu byoroshye pe, turimo n'imbunda bro, ntabwo byoroshye. Bro, natwe turabizi ko ibintu bikomeye. Ushaka rero kuza kubitwibutsa nk'aho twe twabyibagiwe. Yani wambabari bwarimo ukoroshye umutsi bro, ugatuza. Ubu twese ko turahanga dukeneye kwica tukabitekerezaho tugafata umwanzuro dufatanyije. Brother masi n'ikibazo mfiteho kabisa, wagira ngo ntagaze ko kugira ngo utekereze neza unafata imyanzuro mizima bisaba gutuza tu ukaganya ibintu by'imijinya. Nta kintu watekereza kizima ufite umujinya bro. Ugomba kubanza ku icyo bita peace of mind kugira ngo ubashe kuba ufite umwanzuro muzima tu. Ariko se hani wambabariye ugatoza tukareba icyo gukora. Guys, kare munyumve neza. Murabizi ko Fiona ari mu bibazo, ari guhigwa kandi twebwe afite. Reka twicare turi icyo twabikoraho, dore ko buri mwese yasohoka mu mahoro nawe wibabariyemo. Muri kunyumva neza? Tugiye kubikora nk'aza team. Yizera avuze nibyo. Mureka turishe imitwe yacu. Hanyuma buri wese atekereza icyo gukora. Nitumara gutuza, buri wese atanga igitekerezo cy'uko abyumva. Yes.
ese man bro, urakeka hari uburyo uri bugororemo iya flashe nta maraso amenetse? Nanjye simbizi bro. Iyi flash yahagaze ubuzima bwanjye n'ubwa papa. Urumva ko ari n'ubw'umuryango wose, ko nitwe duhetse umuryango. Shabro, ibintu mbwiye mbisesenguye neza, nkuyemo ko umuntu ufite iriya flash none wanarebye video iriho, nkeka ko nawe iriya flash yahagaze ubuzima bwe. Rega bro, umuntu ufite ikintu cyakwicisha mugenzi we kugira ngo mugenzi we nawe making sure ko arokotse, nuko agomba kumwica akanakimwaka. Exactly bro. Iyo niyo situation ndimo muri aka kanya. Uriya mwana w'umukobwa ntabwo ushaka ko agira iherezo n'iryo rizabanje yahuye naryo. Kuko uriya mwana w'umukobwa yahuye n'ubuzima bukomeye cyane. Ariko buriya bro, nkeka kuko byagenda kose hari ubundi buryo abantu bakoresha kugira ngo ibibazo bikemuke, yaba kuri we no kuri we, ntihagire ubikomerekeramo cyangwa umumena amaraso. Bro, tekereza neza, nanjye ngiye kugufasha gutekereza uburyo twabonamo iriya flash nta muntu ubikomerekeyemo, kuko ndumva ari wo mwanzuro. Radamani, uheje se ukava mu gacucu indi zambona rimeze nabi cyane. Ndi gutekereza. Gusa nyine we nambere bro, nsabye imbabazi kuko kuba nakurwanyije, akora nyine ibintu bitari byiza tu. Nyine kubera ko ntaye nakakiriye ibibazo PHIONA arimo nakungu twese turimo, byatumye nyine mpubuka muri ibintu mpubutse atari byiza. Rero nyihangana nyine abare kukurwanya no guhubuka tu. Icyo bishaka kukubwira. Oya bro, sometimes igihe umuntu akora ibintu bidakwiye cyangwa agashyira mu mutwe akaba yavuga cyangwa akora ikintu kitari cyiza. Gusa nanjye mbabariye mwana, sibyo? Mbabariye kabisa. Ni byiza ko ngo turi good, asigaye no kurebera hamwe nyine icyo gukora tu. Twego kwasuka muri situation kandi nizeye ko ngo byose bimeze neza kabisa.
rero bro ubwije ukuri njye ndumva ariwo mwanzuro usigaye. Niba uzi neza aho uwo mukobwa Fiona ari kandi ukaba unazi neza ko ari kumwe na murumuna wawe, njye ndumva we icyo wakora we uragenda wegere murumuna wawe umuvugishe neza, hanyuma umubwiye ko ya mukobwa nabaha iyo flash uhita uhagarika kumuhiga. Nibyo mana ndamuvugisha ariko buretse gato hari ikimenyetso mana buriya viye ntabwo njya mumenyera. Siko hari ikintu kimwe batazi neza, siko bashobora kuba ino flash bayishyira polisi n'ubundi bikarangira bibaye imfabusa. Ago papa we nawe arantungura kweli, na polisi aba yaragezeyo. Mane viye ni legend. Bamwe mu bapolisi baba baramunzwe na ruswa ze, kuko abahuza n'utwana dutoya tw'abakobwa bakaduhohotera. Urumva rero umubano we na polisi waramaze kwigira hejuru cyane, warakomeye, kandi bamwe muri bo baba banafite ubwoba yuko aramutse agiye hasi yahita n'abatanga. Okay. Ako bro, nubwo mba nkubwira ibintu bya papa wawe gutya, ntago mba mbishyigikiye pe. Nyemerera unyizeze neza ko numara kubona iriya flash ukayitwika uzahita uva kuri kariya kazi, ndetse ibintu byose ukabiharira papa wawe, yazanabizira akabizira ku giti cye. Cyane mana, none nanjye nshaka kujya gutura kuri ya nzu yanjye y'Igisenyi, nkaba mvuye naho nkajya kuruhuka kabisa. Nibyo byaba ari sawa ni ukuri. Ahubwo bro, hagati aho tukiri aho hari akantu nshaka kugusaba. Hari umuntu nshaka kunzanira hano. Allo? 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 Urinde? Allo? ahubwo si wowe urinde. Urinde witege telefone y'umugabo wanjye. Umuganje se ahubwo ari hehe? Ngo? Ase nk'uyu ni ibyo uri gukora, wajya witaba abantu uzi, nk'uyu muntu uramwitaba uramuzi wowe? Basi uragira ngo impangu yose yanjye ipfe kweli? Se chérie, uragira ko mvuye muri rugo cyanjyanye ntakibonye, garuka imboko koko. Suri nabonaga nta zina ririho, ntabwo nzi ko uriya mugore uguhamagara, nabonaga nta zina ririho.
Sasoni ugiye? Hari ahantu ugiye ku muhanda guhura na Pacifique, hari ibintu ashaka ko nzana hano. Sasoni na n'ubu ntabwo uratekereza ku bintu byo gusubira mu rugo? Ese gusubira mu rugo nsange yonde? Kariya kazi k'akaruri karimo ubusa niko ushaka ko njya kubamo? Uzi ko kukabamo gatuma n'imitsi yanjye mfite yo kuba ku isi igabanuka? Mumbabarire mbe kuko nshatse n'ubundi ni iminsi mikeya nkigendera rwose, mumbabarire. Haka ibyo byo kwigendera ugenda, ibyo byo kwitega iminsi uri kuyitega ugenda. Ntabwo uzi ko ngiye n'umuvandimwe wacu dukoresha uko dushoboye kose kugira tuzakuvuza. Ibyo ngibyo by'iminsi uri kwitega ni ibyiki? Hako bro, kamubwira ikintu kimwe. Uzi kwicara utuje, uzi ko abavandimwe bawe ari bo bazatabara ubuzima bwawe, ubabereye umutwaro. Bro, ibyo bintu birababaza. Birababaza, njyewe birambabaza. Birambabaza ndetse cyane. Ataci nyaza mu mwanya wanjye kazo. Aho kazo njyewe uri ari kintu banira. Gusohora ijwi mu kanwa kawe ukanganiriza, ubundi ntabwo uri ikiragi kazo. Kazungu ujya unganiriza, ariko uva nkubwire kazo wize umurakari. Ariko kazo ndakureba cyane, suri umwanya wanjye suri, ndakureba mu maso nkabona harimo akantu wagira ngo ni agahinda. Simbizi abantu ni babi. Njye navuze yuko nta muntu nzongera guha amahirwe namwe yo kumva ijambo riturutse mu kanwa kanjye. Akazu warakara wakabisi umva nkubwire, so wakinduye benshi nabo si waraba kazu. Mbere yo kurakarira abantu bose yibuka nawe urwemukira, baraguhemukiye nibyo. Ariko kazu mvaye urabibuka urwemukira kazu. Mbere yo kurakarira ujya wicara nawe wanza wirakarire kazu. Ndi uri mu mwanya wanjye, turi mu mayoga, ntabwo nakubeshya njyewe kazo. Ubwa busigara buri nyeri itabi ibintu byawe n'abantu mbere iwe n'abantu bawe mugumane. Njyewe nyeri sigara nta bibazo nshaka kazungu mabiri yanyu akomeza isiga kazu. Akira ma aje nasigara ibyo by'abantu abaki itabi rizima. Kazu wasinze ni rizima. Kazu wasinze itabi rizima. Fiyo ndabyumva urababaye pe, ufite n'agahinda ko kubera ibyabaye kuri Liza. Gusa nubwo uri kwimva gutyo, igitekerezo Yannick atanze nicyo. Baby nibyo, ibyo uvuze nibyo, tureke guhubuka.
ushobora kujya kuri polisi ugasanga abo turega nibo turegera ko ntawamenya ukorana na papa wa Jari. sha fiyo tekereza neza, tekereza kuri mama izere ndetse na Rine, kuko dushobora gufata umwanzuro duhubutse ugasanga bibagizeho ingaruka. nibyo fiyo, nibyo Katego Shafa agenda nyine ajya iwabo aganira na Pacifique, ajya yiza amwumvisha nyine tuzamenya ibyavuyemo, ejo agatse atubwiye nyine ntabwo tuzamenya icyo gukora neza. Ihangane kabisa nyine ugerageze kubyumva, hari numva byaba ari byo bitekerezo batanze. Ca rero mureke mbabwire, sinzi niba cyaba ari igitekerezo cyiza gushyira Pasi ku ruhande rwacu, sinzi niba byanakunda. Ari no muri la videwo abizi neza ko papa waramutse afunzwe nawe yahita afungwa. Gusa Shafi genda ugerageze nabi. Fiyo, nanjye nubwo ari umuryango wanjye ndifuza ko wabihanirwa. Pasi rero niba afite umutima w'ubumuntu kandi akaba yarakundaga Riza, ndakeka nawe aricyo kintu yakifuje. Reka ngereyo Reka nyine ngo tuzumva ibindi